biriya umuntu aba adakwiye kwinjiramo bimeze nka politiki ushobora kubyinjiramo ugasanga iyo byinjiyemo cyane birapfa nabyo rero bihari ibyo ngibyo ibintu by'Imana ubigendamo gake ni nka politiki ni nka politiki kuko iyo ubigiyemo cyane urabucumura kuko biriya bintu niho bavuga ngo ni ubwiru bw'Imana Imana ibintu by'ubwiru bw'Imana Imana njye nemera kibaho kandi ishobora byose hari ibyo ikora kuko buriya no gutambuka ukagenda ukabona birimo birakunda harimo abaryama bagapfa ukagenda mu manuka mu modoka y'abantu 10 nabangahe ukava muri muzima utanakomeretse bro nabyo nabari Imana ikintu ngewe ntemerane turatuntu two bazana minuza naho ibindi byo rwose ntago ngewe njya mbifata nk'ibintu byaganje ibintu bikaze oya none wavuga iki dusoza abantu bavuga ngo kunywa inzoga ni icyaha urumva ubivuga hege kunywa inzoga inzoga ni icyaha koko kunywa inzoga inzoga ngo ni icyaha njye mbifata gutya ibintu bibiri ku bantu bemera Bibiliya n'abakristo muri rusange bo bavuga ko ari icyaha ariko wowe wemera iki njyewe nanjye kuko nakuze mu rugo navutse mu rugo ari abakristo kandi nanjye ndi umukristo pe ntago nemera ko inzoga icyaha muri Bibiliya ku bumenyi buke nzi kuri Bibiliya mbona harimo abantu bagiye ari abakozi b'Imana baba abakozi b'Imana kandi baranyweye inzoga no buriya ngo yigeze ngo kuba ngaryamye ngo yigeze ngo kuba ngaryamye ngo umwana we ngamubona ngo yambaye ubusa ngarasohoka hanze arabivuga birangira umwana mubi umwana we kubera ko yabivuze umwana we yabonye igitsina cyase arasohoka ati mbonye ruyo no bakuru be ngo baje bafite igitambaro ariko bo baza bateye umugongo ise uko yari aryamye baraza baramworosa birangira ise avumye umwana ngo birangira ise amuvumye kubera ko nyine yabonye ubwambure bwazo none hakabivuga ntago none se yari yayinyweye kandi yari yasinze abantu basabyandika muri comment abantu bazi Bibiliya ngise niba ku murongo ariko biranditse ibintu byinshi dukora n'abandi bagiye babikora ahubwo b'ikintu baturushaga byaraga barihanaga bari bazi kwihana twebwe ntago tuzi kwihana ntiyagize irari sake agahita akoraga akagira yarongoye nde kwa Uriya yarimo ngatarasa hejuru ngo yitaje nawe gake ngo mu gihe cy'amasaha 9 gutya akazuba karenga abona ngo umugore wa Uriya yari umusirikare ukomeye ngira ngo muri ibyo bihe byabo noneho ngamubona ari maroga urabeshya aravuga ati uriya muntu muze kumwongezaho kandi kera hoshigenda ngo mpa passe ese akapase bimwe byanuza ahubwo nahamagara byazarangiye amuteye n'inda bya kera byarangiye amuteye inda ahubwo nahamagara Uriya ava ku rugamba aragaruka aramubwira ati ngo jya mu rugo ngo ujya kuryama ndaramubwira ati ngiye ntabwo najya kuryama kandi abagenzi banjye bari ku rugamba atahubwo kangira nongere ngende urumva kanongere ngire akagira nyine yisubirire mu kazi umusirikare uretse n'abakera nabo ntago umuntu muzima w'umusirikare ufite umutima w'ubumuntu kandi wo gukorera igihugu ava ku rugamba akajya ngo mu rugo ngo kwishimisha urumva arabanza agakora akazi akaza gusubira mu kazi nyuma rero we yahamagajweho n'umwami araza aramubwira ati jya mu rugo urumva kugira ngo yanda yamuteye izabarwa ku mugabo kubera ko umugabo yari yageze mu rugo birangira rero babuze uko agerayo urumva nawe yari umusirikare ukomeye ngira ngo wenda yari generali muri icyo gihe cyangwa nka colonel yari akomeye birangira amubwiye ati ngiye ntago njyayo birangira amwicishije Dawidi buri afite ibyaha bibi niyo mpamvu atubatse n'inzu y'Uwiteka umuntu wubakaga inzu y'Uwiteka ni umuntu utarakoze ngira ngo amaraso utarakoze icyaha na kimwe se cyangwa amaraso kwica amaraso kwica amaraso niyo mpamvu atubatse inzu y'Uwiteka akamubwira ati zubakwa n'umwana wawe
ibintu byahozeho no kera ahubwo bari abatipe bo barihanaga bari bazi kwihana ariko twebwe ubu mitima yari inangiye ntidushaka kumva ibintu byaranze ibintu byaranze ariko nta bintu ariko si ukwanga kundi byarivanze kuri iki gihe hariho ibidushuka byinshi urava aha ngaho uvuye mu rugo wihannye ukagera hano ukabona akana k'agakobwa kazunguza amabuno ukumva urakararikiye kakwemerera ukakabomora wagera hari imbere ugahura n'umuhungu nawe akakurarikira kandi wihannye ukabura asambanye nzovu nabonaga hano mu kanya hariya hepfo cyagiye nabonaga ashaka sinzi umuntu warimo bavuga ntariya kuri telefone ngo kanzego ngo bomore niba ari mama Queen we niba ari mama Queen yaragiye kuboma niba yaragiye kureba umushiti we ngo ntiyakamwana rero iki gihe kwihana biragoye pe kwihana biragoye n'isi turimo iratunanije yatugoye reka dusoze dushimira abavandimwe bacu badukurikirana batubabwira bakore subscribe cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa se wari uzi ko nzi igifaransa arya baravuga ngo wiwi yes akashaje nzibagirwa inkoni nakubitiwe ku ishuri nubwo tuvuze ngo nizi igifaransa ariko narakwiswe wa muntu nkubitirwa ndicuza ahubwo ubu nibajije n'ukuntu nakubiswe ndimo kwiga ibice by'inuza by'isazi cyangwa ikibabi cyangwa ikibabi umwarimu ugasanga arimo aragukubitira imibare na fizika none nta kintu imariye yo kavuna umuheto cyakora imibare umuntu wanyigishije nko guhera mu wa mbere kugeza nko wenda nko mu wa gatandatu maze kumenya kugabanya gukuba kubera ko mbikoresha mu kazi nibarira udufaranga wenda hariya n'isati ariko nk'umuntu wankubitiye ibintu by'ibisati ngo ni statistique ibintu bya probability yaramuhoteye abarimu bose ni beza abarimu nta kibazo cyabo ariko ntago abari kwitwa kutitire y'umwarimu ntabwo bisobanura kuba umwarimu abarimu bagiye batubera beza hari n'abagiye batubera babi garukaho igihe kizakurikiraho atari iki bye bye